wowe mbwira iwanyu ni he ibindi nzabyikurikirana. Hari ikibazo wabuze undi mukobwa uvangura shaka hayira. Oya ariko bari ukunguka ikigara abana musigaye mwigira. Mama mugumishe hano. Ye Ndeberana ibi byose sibyo bitwara amafaranga yanjye. Ate papa se ngo ibi ngibi urabona ari ibintu. Mama se keza. utu nitwo twiza. Niwe hayira ndi kubona. Hayira. Yes we second ko wahindutse. Nta bidanje mani. Ibintu biba byaranze. Ariko ndashima Imana. Sigafite n'akazi rero. Ndagafite pe. Simwagiye mudoka ku mafaranga mbe ukuntu ifaranga ari ryiza we wagira ngo naga ari wowe. Wowe sha amashuri ni meza n'izina ry'Imana. Ndebera ukuntu usigaye usa. Ngo mana yanjye. Usa neza. Je ntago birenze pe. Siko songera kumvugisha we. Oya nta bidanje. Amakoti usigaye hinduranya kandi. Oya nta kibazo ahubwo se. Akantu ushaka se ngo oya nari ndimo ndataha dore zino nzara zingeza aho nsigaye. Uri murataha. None se ese uzajya gusura ababyeyi ryari se? Nzajyayo umusibejo. Musibejo. Nose ko nshaka yuko mbere yuko ujya mu rugo. Kwazahura nkagira akantu nkubazaho gatoya. Hari ikibazo? Duhura. Sugo nabyanga sha nta kibazo pe. Nta kibazo. Uguraze kunyereza question nyine. Nta kibazo. Wowe none nta namba yawe nari nyigira simukadi kanjye byagize iko nta bidanje. Nanje guhe nayo. Berenize. Okay. Ayibonye. Ubwo nukuvuga ngo uri ready? Yeah. Ariko nushaka ushatse wanambwira ejo nabwo nta kibazo. Naribi. Gese ko ndacyafite umwanya. Ngira akantu nkubaza nta kibazo. Mbaza. Naribi. Uburi kwihuta se? Shana ndikuta cyane ahubwo. Sawa nta kibazo. Ndakubona umeze neza kabisa. Kumana ariko mama nawe niba bagira ngo nze kumusura buri munsi. Wima. None se ihangane usabe akawofu k'iminsi 2 n'ubundi se amafaranga ihangane rwose iminsi 2 ntagigoye kandi ndumva amafaranga ntagarayibura rwose. Ntagarayibura rwose wumve yuko tugukeneye nk'umuryango dore ibiruhuko nyine byaranarangiye ihangane akazi sakibura. Neza. Ko usigaye usa neza. Nta birenze wa. Bandi bajya ku ishuri bakananuka. Niki ariko wowe ndabona. Sibyo natananutse nanjye narananutse. Togotero urafata gakize. Oya ndikumva ntacyo nshaka gushira mu nda yanjye. Nta kintu ushaka? Ntago ari ngombwa. Ahubwo ikihutirwa mbwira cyo nshakiraga nkeneye no gutaha. Oya wikihuta ko gufatisha se no kurya ntabwo. Ujya swigore rwose ntabwo nshaka ibintu byo kurya pe. Oya mfite amafaranga nta kibazo nanjye. Hano wahagaye se twimuke tujya hanze. Oya nuko nshaka gufata ubwo wowe mbwira cyo nshakiraga birangire vuba nkeneye gutaha. Nkeneye gutaha.
numva sike warahindutse ba ya ntabwo ari uguhinduka ariko ntabwo ari uguhinduka ngo n'ubundi ikintu nkuzaniye hano sibyo urabona umukobwa mwiza sibyo so witonda ufite ahazaza none mbayida unateye neza urubizi urakoze uruzi guseka neza ukena kiza mbwira ushaka kumbwira ibyo guseka neza n'ibiki byose birazanye ntari gusa gushaka kwihuta nshaka kuta gusa mbananiwe cyane wagigenza nawe wagigenza ibintu gakeya igenza sibyo nta kibazo ubwo ngumbwira icyo washakira kumbwira nyine tukangubite mbangura sibyo Allo. Ngiza mukobwa wanjye. Cyane ndaho umeze neza umeze ute wowe? Nanjye ndaha. Se iyo ushora amasomo ntabwo uza gusura ababyeyi. Ndakumbuye cyane ariko nzaza. Sha uzaza udusore natwe turagukumbuye umeze neza ariko. Umeze neza nzaza nka saa munani nzaba mbageze. Okay, nta kibazo uzadusure musaza wawe nawe aragukumbuye. Ndamukumbuye cyane. Okay. Tagubwa neza hari utuntu nari mpugiyemo. Sawa nta kibazo. Sawa. mbwira ko nakubwiraga uri umukobwa mwiza sibyo wakwifuza buri musore wese nibyo se ngombwira ntari nasabira cyane nkeneye gutona nkeneye kujya mu cyaro uri kuri keza urabona ubudasimana yaguhaye umuntu atasanga ahandi se ushaka ko nigendera wambwira ushaka kumbwira ko nkeneye kugenda ntabwo ko nakubwira ntuse kubirakariye ngaho mbwira icyo ushaka kumbwira amasaha yanjye ngiye ntacyo nyine iki kintu gitumye nkuzana hano sibyo numva urashaka ko tuzana nyine hatuje tukaganira nyine naragukunze pe barankunze ese kuri mwiza ubonye mufite amafaranga ufite amakampani hirya no hino waba uzi undi mukobwa uvanga urashaka hayira ariko ni wowe nakunze ariko ntabwo byakunda rero ntabwo byakunda pe ntabwo byakunda njye mfite undi musore nkunda nawe akankunda iwacu niwe bazi kuno nyine tuyihangana ntabwo ndanagiye niba ari n'igindi byashakiraga ntabwo byakunda tu ntabwo byakunda yego se wakihangana mbaye ahubwo wakihangana basi ngo basi buretse kugenda sibyo ese kuri kuri hari ikindi se ushaka kumbwira nyuma yo kumbwira ko nkunda ndagutegera nta kibazo ngutegere oya urakoze cyumvire birahari ese urakoze meranjara tubize wenyine uyiriye uzogera utanansize basi bye nyine umva mubwira His voice cracks like a splintered sky. Every note that tear he can't deny. Aloke ni mwana wanje. Sha mazi misi ngutegereje narakumbuye. Yewe ha gusa nyine nizere ko meze neza ndagukumbuye. Keni umva mbwire ndagutegereje nubwo amashuri yarangiye ukaba umbwira nyine kuri mu kazi ariko ewana jewe ngufitiye amakuru mashya ndumva ngukeneye tukaganira nyine muhungu wanjye wumve ko ngukeneye rwose ndashaka kuba ndi kumwe nawe muri iyi minsi nyine gira vuba witegura uzunsure pe sibyo uzudusure nk'umuryango tuganire dore
igihe kiba gitambutse aba ari kinini pe sibyo. Sima Maria we mana we. Njye kwicara mu gikari. Tito. Yeah, man. Yes, we man. Yo, meze bite man? Wagiye Zirani ibicura cyane. Mama ari he? Mama ari he? Ariho mu Ma. Karame mwana wa. Yes. Uraho neza. Ni karibu mu nzu mwana. Uyu ntabwo ndi buke. Semare ukuntu mwamaze imyembe ntarazi. Umva ngenda Boba gahe. Twamanura imyembe nk'iri. Uri kumvugisha. What is this? Karibu mu nzu ngo kwishuri ngo babacanze ngo karibu mu nzu mwe. Wapi mara cyangwa kugira mama mwihorere manurira umwembe Tito. Umva hari akantu nabonye ngo k'Ikigali ngo bita ngo wagwani. Urakaze? Manu banza manurira umwembe. Manurira umwembe nanjye. Uri kumvugisha? Ntabwo nari nakumvise. Kutari wambwiye. Ngaho bire. Uje ko umwembe. Ma. Karame mwana. Tito ko yanze ko mu mwembe. Tito wagiye guha mushiki wawe umwembe. Mama atagiye kuneranya. Usikundu yasubishije. Nago yigeze. Ese mama mwamimbe nk'iyi. Muhungu wanjye waje se. Mama. Kandi mama wanjye. Yambi muhungu wanjye. Nari ngukumbuye cyane. Natwe twari tugukumbuye ni karibu. Mani wagwani ngo z'Ikigali se bimeze bite? Wani z'Ikigali? None se kuwambanye inzobe? Ariko man ahubwo ibi bintu ni ibiki uri kunywa? Uzi ko bijya gusindika. Ndapfuye kumiro ni korosi rya Rwamana. Iyi bayita side coffee. Coffee. Side coffee. Ya, mbegu. Cyaza. Ma. Uzi ko mama ari ukora ibintu wundi mama siga kwemerera kubinywa. Buretse uzi ko ejo bundi nafashe penetesiya kwa padiri. Mana none uri no kunshira. Ubuzi nimba ari ukunguka Ikigali abana musigaye mwigira. Mama mugumishe hano. Mama itusoko naze wumva. Je akakara ndanakarambye. Mama ngiye nshaka imyembe. Ariko ubundi sasigaye ngo inzoga. Mama atangiye kumbeshye. Wowe nta nubwo uzi no kwakira. Abundi ma hari iyo mwataze mu nzu ngo nza bari. Kare. Yarashize Jean Virgin yarayijyanye. Oya mama mbye ko ni karibu mwana wangu nangu umwembe wirire. Na Mama, what is this? Oya wowe sinzi byawe. Umva garuka nkubwira Icyongereza. Good morning. What is this? Ariko wagiye utuza. Kutari wambwiye karibuzi. Crowd hums low, a murmured prayer. Can he bleeds, but he
Papa Kenny. Mungu wacu yaje. Aya. Papa. Bana uraho neza? Meze neza ndakomeye. Yewe ga nari gukumbuye cyane. Nanjye papa. Niyo mpamvu nanjye nje nyine kabisa. Uje tugukumbuye. Mwana umeze neza ariko. Turaho. None se ariko umuhungu wacu yakuze. uyu mwana ndi kubona ari ikintu cyamuhindutse. Igiki papa? Mwana wacu rwose ndi kubona yarahindutse ngo ndebera nk'ibi bintu washyize ku mutwe. Tugenda nguhimye mwana witwariye. Oya mbega nari nyikumbuye. Warikumbuye. Ngira hari narayigukumbuye mwana wanjye. Sko. Ntacyo nakwima. Ngeze nakire nakareka numva. Banda kanje mama wumva. Uryoherwe. Merci. Koko banda ntabwo niyo bapara rwose umva ndashonje. Iraronze nayo nbize kwigomba. Yamanika bomba kakatira. Wagwan. Yama. Sidenya shi. Yo. Akira. Nza. Umva se banzu narebe zino furusheri mbambagaze nubwo wiyemera ngo mama yakujyanye ku ishuri Kigali ntukamenyere kuko icyambere murusha furusheri mama ndabeshya imyembo wayimaranye urahazi buretse Ariko papa ntacyo bitwaye nyine ubona atari twiza se. Ahubwo Papa Kenny ntabwo ubona ibinyejana tugezemo mwana wacu asa neza urabona ahantu yiga mu kigo cyiza urabizi ko ari we wishyuye amafaranga uyu mwana iki gihe agezemo ni igihe cy'ubukuru bwiwe agomba kwiyitaho ifaranga rega ifaranga Papa Kenny iyo ureba ukabona amafaranga dufite umwana wacu atayinejejemo ngo yambara akagakoti keza akoresha imisatsi aba umusitari nicyo kinyejana. Yego rata papa. Nose nanone nje mfite akazi nsigaye niga mfite akazi. Sibyo? Nose ubwo. Ariko ntago benda cyane da. Ni nka veniseka kandi nkayo nubundi ayo se wayagura iki? Nta kintu kigura. Bwanyumvira mwese ndumva mufatanyije ibino bintu ntabwo ari byiza n'ukuri ntabwo ari byiza habe na gatoya rwose ntabwo ari byiza gufata ibintu bimeze uko ngo ugashyira ku mutwe kandi uri umunyeshuri ibyo ngibyo ngenda ndabona njye ari uburara ibyo ntabwo ari byiza rwose. no hari umuntu wo kumuba wetize mwana iyo mico wayikuye ko papa wawe yari fura uzi ko sigaye nzi n'icyongereza uramaze none se ngiye birandeba ikimba ngo sohoka rero mbabarira mama ngo sohoka twiganirire n'umwana n'ubundi wowe warananiye nakugira inama urananira ariko buriya ibihe bizaguha. mama harakantu nari ngiye kubwira sister wanjye genda uramubwira mubwire cya cyongereza nzi bonjour uramubwira tumaze bonjour comment ça va genda se genda papa yari fura ariko narakugerageje urananiye. None se Papa Kenny urabizi ko ifura ingana na se urukumva amafaranga dukorera naye Urata mama. urukumva murumuna wiwe aracyari mutoya ni umunyeshuri uyu nguyu utangiye okay ndumva umushyigikiye ntabwo nabirwanya nta kibazo ntabwo nabirwanya si ukumushyigikira ahubwo ibikorwa bigomba kugaragarira ku mwana urukumva niba bigaragarira kuri njyewe ibikorwa ukora n'umwana wacu agomba gusa neza sibyo ariko ntabwo akwiriye gushyira n'ibintu ku mutwe bimeze gutya ibintu ku mutwe se ibi ngibi birarenze nk'amafaranga nataye nkurihirira ngo ndebera nka ibi byose sibyo bitwara amafaranga yanjye Rata papa se ngo ibi ngibi urabona ari ibintu mama se keza. utu nitwo twiza reba ukuntu byo mwana na nyina ntabwo nabijyamo kambare umuhungu wanjye twanagutindije ngo ujye kwiruhukira Igende. Ariko papa yarahindutse. yewe gaye Josi uguze musaza wawe ewe narahindutse harabaye kirara Siga kakana. Umwana arakiwe cyari umunebwe nkake. Nduze abakicaye kari kuri telefone. Inuze ute? ni sawa Meze neza. neza cyane Amanya ndata. Kero kuna sigara yashize na njima sigara ndeba mu bwonko. ndafasha musari abaye umusitari Wayi mustari. ni nawe numvishije amushyigikiye ntabwo ari ukumushyigikira
erega nagaruka umwica nabi bana mufasha kode Mfranga ni maba ariko kumbona atari ukunguku nari nkuzi mbega ukuntu wananutse usiga nagukirya habaye iki ntabwo ari cyane ariko oya ni cyane birakabije aho rwose ntagukirya ntagukirya pe ndabona ibiryo byarakuraniye akazi agiye kukuzana ikintu ubanza ushyire mu nda rega buriya wamburanye iki koko wabuze iki ku buryo unanuka bena ku kageni ubuse ko ndi guteganya kukugurira imodoka akamodoka ndashaka kukugurira imodoka maze ukabaho umeze neza mu buzima bwiza bwa gisore ugashaka n'umugore mwana wa kembe se umva kameze gute batangiye kunywa Halo? Halo? Ni byiza. Ntabwo nabikora. Sure. Naje ahubwo naje nze ngurebe. Nze ngurebe naje. Ibaze ko waje nturambwire ko waje ariko mwana no ya nibwo nyiza ariko ntabwo wandenganya nibwo ngera mu rugo sahize ndagukumbuye byatara ahubwo tuvugana yewe nari ndi mu rugo mbwira nzahubwo ntabuse duhurire aho ku muhanda wo mu rugo nyine urenzeho gato ngiye kumanuka naribye ndagukumbuye byatari pe nanjye ndagukumbuye ngo banguka nacyo nayava mu rugo nyine sa Crowd hums low, a murmured prayer. Can he bleeds, but he's still there. In every crack, his soul lays bare. INTIMBA, YAKENNY, it burns. Yeah. Wowe ibi biti ni byiza. shana ari gukumbuye pe Arareshya. Njye ntabwo wabyumva no ukuntu ari ngukumbuye. Ese ubwo kwiyongoje gute kumpamagara ngo nze mu ishyamba? Shamani ngiye ngunda mu ishyamba songa n'amahombe zisukura umwana we freshinga mu mutwe nuko umuntu ubukumbuye ari byiza byatari. Aha. Makuru y'imisisi. Shama kuri iminsi. Shamaze nari nagukumbuye mane waranyaze pe. Ntabwo nabikora nanjye sikunda ari ngukumbuye. Cyane. Numvaga no munsi bara njoro yari ryatinze gucya ngo Tweet again hug me. Wow, ushobora nakuze pe. Yeah. Aha, ntabwo nakuze ngiye mura kuryo. Yego. Gusa nyine yari yaciye kinini cyane. Yarabanye utundi dutipe twiga tugutereta mu mujyi mwana. Ari kinyikaze. Kare kanaka. Nta dutipe natwa ahubwo umpamagaye nyine aribwo nkigera mu rugo ndi kuganira na mama. Ndamukize mbasanga nambwiye naho ngiye. Ntabwo reka ngende ngo turaza kubana nimugoroba. Nanga kanyu bomaye mwana. Iswa ari nko kubipa mwana. Turaza kubana nimugoroba nyine basi nje kurya basi narakora imyenda. Nizeye ko tuzaza gusubira. Promise me. Njye nari nzi ko wavuye ku ishuri ukajya iwanyu. Oya ntabwo nasubiye muri Amerika pe. Kubera iki se? Nahise nzana anti aba hano se ahubwo mubahe ngo nzaze kubasura. Shano no wabaye bwagari kabisa none waza gukizwa n'iki mwana. Bwagari. Cyeye cyane. Amafaranga ni meza. Amafaranga se. Nise mubahe hafi aho nzaze kubasura. Ni Bona. hafi aha mu rugo se? Uzashaka nyine. Ubwo wambwiye. Sura cyamurika nka mbere mwa. Ntukawete mwana. Ubona usigaye usa neza se?
hari igihe ubajije ibintu mu buryo butari ubwabyo. basi mbwira iri wanyu ibindi byabikurikira ni hehe se kuri nshaka kuzaza kumva ahubwo birakemutse kugira kugusura wibagiye ko mukunda abandi ntabwo wabimbwiye ariko ni ngombwa kumenya ko ngiye kumva kuva na kera tukigana hakurankweka wayo karawaye ese urumva ari ibintu birenze ndabizi ntabwo uri kubyumva we mbwira iwanyu ni hehe ibindi nzabyikurikirana hari ikibazo hano se uca hano cyangwa uca hano so yariko ntabwo ari amagambo menshi shabanza ndangire iwanyu magana kuri phone harya nimero yanjye yagiye okay sana ari bibwo ngo uze nushaka kumbipe ndakwihamagara sibyo se bro